Twegeye kuba ikaze nshuti z'agadasohoka za Sky TV Show, aho tugiye kuba twagaruka ku makuru agiye atandukanye, ko ari amakuru bagiye atangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Akaba ari amakuru tugiye kuba twakinjiramo kuri umunsi wa none, kubera ko ari amakuru bayasutse kugira ngo nanjye mbe ndahanga kugira ngo nyagutangarize gatanu kuri gatanu. Se rero wowe ukurikiye Sky TV Show cyangwa se utobemo ko wadukurikira umunsi ku wundi, navuga ni wowe umuntu adahacire, umuntu dufite wakataraboneka, ni wowe umuntu w'agaciro Sky TV Show ifite. Se rero nawe utarakora subscribe nakwibutsa cyangwa se nagushishikariza ko wagera kuri YouTube channel yanyu ya Sky TV Show, ka wakora on the subscribe, ubundi ukajya uba uwa mbere mu kubona ibiganiro bigiye bitandukanye Sky TV Show igenda ibategurira umunsi ku wundi. Rero kuri urabutira none tugiye kuba twagaruka ku makuru agiye atandukanye, akaba ari amakuru aba arimo aragenda avugwa hirya no hino, akaba ari amakuru barimo aragenda trending kuri ino mihanda, akaba ari amakuru avuga ngo wowe unkurikiye cyangwa se wowe udahwema kwa wakurikira amakuru ya showbiz, cyane cyane amakuru agiye atandukanye, kuba utayacikwa cyangwa se iki kiganiro kitagucika. Se rero ndagusaba cyangwa se ndagushishikariza kunega amatwi cyangwa se kuniza amatwi, ubundi nanjye nkakubwira amakuru agiye atandukanye aba yagiye asohoka kuno munsi, ndetse akaba ari amakuru navuga ngo uyu munsi tugiye kuba twakinjiramo mu bintu biba bimaze iminsi bitrendinga cyangwa se n'ibiri gutrendinga ubu ngubu. Rero nongeye kuguha ikaze nanone, kandi nongeye kwishimira kubana namwe muri iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kugikora ku itariki 12 z'ukwa karindwi umwaka wa 2025. Se rero nongeye kuguha ikaze, reka turanziko gatoya ubundi tugaruke n'amakuru yacu uyu munsi. Tugiye kuba twareba se ni ibihe bintu birimo biragenda bivugwa mu bitangazamakuru byagiye bisohora bigiye bitandukanye, nanjye nkaza kugira ngo tuguhe se amakuru agiye atandukanye tugiye kuba twakijamo nayahe. Rero munyemerere gatoya turanziko ubundi tugaruke n'amakuru yacu y'uyu munsi. twihuse cyane ka turebe ko ano makuru arimo aragenda avugwa hirya no hino, akaba ari amakuru tugiye kuba twakinjiramo ubundi tukagenda tumenya ibiba birimo biragenda bivugwa hirya no hino. Se rero inkuru twaheraho nuko twahera kuri ino nkuru ya Kazungu Denis wamenyekanye nka Kazungu Denis n'ubundi mu byaha 10 navuga ngo yarimo arashinjwa, ariko akaza ko yakatirwa igihano cya burundu cyangwa se akaba kuba yakatirwa burundu. Ariko uyu Kazungu Denis akaba yaraje kuba yagaragara yaka ubujurire, ndetse aho navuga ngo kuno munsi ubujurire bwiwe bwanzwe cyangwa se bwanze gufatwa. Rero urukiko rukuru rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwa Kazungu Denis wasabye kugabanyirizwa igihano yahawe cyo gufungwa burundu nyuma yo guhamwa n'ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13. Rero iyo Kazungu Denis navuga ngo urukiko rukuru rwa Nyarugenge rwatesheje agaciro ubujurire bwe, aho navuga ngo ntago ngo banononsoye cyangwa se ntago babona impamvu yatuma uyu Kazungu Denis ajurira, cyangwa se hari ikintu gishobora kuba cyatuma byibuza ajurira. Rero uyu Kazungu Denis ubushinjacyaha bukaba bwatesheje agaciro ke k'ubujurire yari yasabye. Rero twihuse cyane katurebe ko ino nkuru yari imaze iminsi nayo iri kuvugwa hirya no hino, aho ari inkuru ibabaje ivuga ko uno mukobwa witwa Uwase Agasaro Hanifa witabye Imana aguye mu bitaro, nyuma yuko bivugwa ko mu ijoro ryakeye yari muzima, ndetse yari yanasohokanye n'inshuti ze yumva ameze neza. Gusa nyuma yaje kuvuga ko ari kugira ikibazo cyo kugira umwuka muke. Bukeye bwaho niho yaje kujyanwa ku bitaro, aba ariho atabarukira cyangwa se agwa, aho benshi cyane bagiye batangaza bavuga yuko ngo izo nshuti ziwe bari kumwe muri iryo joro ngo arizo ngo bikekwa yuko ngo zaba arizo zashyize supaguru ngo mu cyo kunywa ngo cyuno mukobwa barimo barasangira, ngo bakavuga yuko ngo harimo ngo wamwivuganye, ariko ayo si amakuru navuga ngo magazeho, cyangwa se si amakuru n'iperereza n'igihugu cyacu cy'ubugenzacyaha kitari cyasohora. Situbizi, ariko abantu benshi cyane bagiye bawibisa bavuga yuko ngo uyu mukobwa yaba yarashyiriwe supaguru mu cyo kunywa,
ndetse n'inshuti ze akaba arizo ngo zabigizemo uruhare kuba yatabaruka. Rero n'umukobwa navuga ngo wababaje abatari bakeya kandi na n'ubu ugikomeje kubabaza abatari bakeya bitewe n'uburyo yatabarutse akiri muto. Umukobwa ubona koko ko ari umukobwa waruberewe kuba yaba muri ino si, kuko wabonaga yuko byibuzana umukobwa wirwanyeho kandi navuga ngo bitari bigakwiye cyangwa se bitari byakaba kuba byibuza yagenda ari muri ino generasiyo. Okay, izindi another update tugiye kuba tuhareba izi update ziri kuvugwa kuri Muyango Claudine wa Kimenyi Yves, aho birimo biravugwa yuko ngo yaguze imodokari ya Range Rover nyuma yuko haje kuhakumvikanwa amajwi arimo araganira n'undi mushiki we w'umukobwa arimo aramubwira yuko we yabashije kuba yagera ku iterambere nk'iryahoze yifuza ryo kuba yagura umuturirwa cyangwa se aho navuga ngo igikoko cy'imodoka nka Range Rover. Aho rero benshi cyane byagiye bibatangaza nyuma yuko bagiye bakurikira cyangwa se bumva ayo ma updates bagenda bavuga se Muyango noneho ino modokari y'agaciro gutya cyangwa se yenze gutya yikuye he, aho benshi cyane yagiye ababwira yuko ngo yagiye kuba yakora cyane ndetse akaba yikuye mu buryo navuga ngo bwe bunyuze mu mucyo. Ubwo benshi cyane bagendaga bavuga yuko ngo ashobora kuba yarayikuye mu bagabo, ariko we yagiye abimyomoza avuga yuko iwe yayikoreye mu mafaranga ye ndetse akaba yarabashije kuba yakora save yo kuba yagura iyo modoka. Rero akaba yarimo aravuga ati ngiye sindi nk'abakana nk'abo yagiye amentioninga avuga ngo bagiye bagerageza kuba bayishaka mu bagabo ariko bakayibura, bakaza kuba bakuramo wenda intoya kuri yo, ariko njyewe iyi ngiyi ko nyifite kubera ko ari imodoka navuga ngo njyewe nikuriye mu maboko yanjye cyangwa se mu mbaraga zanjye. Rero muri ayo majwi Muyango yumvikana aganira n'inshuti ye y'umukobwa ku bijyanye n'imodokari ye yo mu bwoko bwa Range Rover, aho bagaruka ku buryo abantu bashobora kumushinja ko yayiguze akoresheje amafaranga akura mu bagabo. Ngo icyakora we yahakanye ibyo, avuga ko amafaranga yayakesheje akazi akora ko gususurutsa abakiriya aho navuga ngo ahostinga cyangwa se n'undi kazi kiwe ko guhostinga mu tubari ndetse no kuba ari umunyamakuru wa Isibo TV. Uwo rero akaba ari Muyango navuga ngo nawe washyize igikoko hanze cy'imodokari, kuko n'imodokari dusanga ihenze cyane kandi ku rwego rwo hejuru. Katurebe ko ino nkuru iri kuvuga kuri Ngolo Kante, aho navuga ngo Ngolo Kante umukinnyi rurangiranwa w'umupira w'amaguru, uko umubona cyangwa se uko agaragara benshi cyane nibyo bintu bajya bakunda kuba bamwibazaho, bakaba base nk'umuntu utunze akayabo ka miliyari zingana kuri z'amafaranga y'amadolari mini z'amayero, noneho akaba ari umuntu utabasha kuba yakambara se, akaba atari umuntu ubona yuko nyine adasa nk'amafaranga cyangwa se atiyitaho. Benshi aho bibaza se umushahara ahembwa bundi awumaze iki, cyangwa se umushahara ahembwa kuba atabana wambaramo ngo ase neza nk'uko byakunzwe kuba byamenyerwa benda ku bakinnyi abagenzi be bahembwa amafaranga menshi cyane nk'aye ako baba bagaragara, ubona yuko amafaranga bakorera kabisa bayagaragaramo neza mu myambaro, mu migendekere yabo ya buri munsi, ubona yuko ari abakinnyi nabo nyine enjoying amafaranga yabo. Rero uyu Ngolo Kante ni umuntu ukunda kuba yakibazwaho cyane mu gihe yashyize nk'ifoto hanze cyangwa se mu gihe hari amafoto yiwe ari hanze, benshi bavuga se ko abasa nabi, kubona ko ari umuntu utitaho kandi afite amafaranga. Benshi bakavuga ngo cyangwa byakunda ngo ashobora kuba ari amafaranga ngo akura muri Illuminati niko babivuga, ngo ariko ngo Illuminati ngo aba yaramushyizeho condition zo kuba byibuze ngo atasa neza, ngo atakambara neza, ngo ibintu nk'ibyo. Ariko uyu Ngolo Kante aho nakubwira yuko muri Mali igihugu avukamo cyangwa se inkomoko yiwe yubatseyo amavuriro menshi bakayibitaro nyine, nuko ngo afite ibikorwa remezo byinshi cyane yakoreyeyo mu rwego rwo kuvuga ngo ngiye ku mafaranga nkorera
ngewe amafaranga azagenda yubake igihugu cyanjye. Abenshi cyane bakaba bati byanga byakunda rero kuba adasa neza nuko afite byinshi cyane arimo arakorera igihugu cye, ariko benshi bakaba bati si ibyo ngibyo ahubwo bashobora kuba ari ibintu bamutegetse muri Illuminati, ashobora kuba bituma adasa neza ngo ase nk'abandi bakinnyi bagenzi be bagiye bafite amafaranga. Rero iyo akaba ari ibintu byinshi cyane byakunze kuba byakibazwaho ko no mukinnyi ngo ni N'Golo Kanté nyuma yuko ashyize ifoto yiwe ari kumwe n'umukunzi we. Twihuse cyane katurebe ku ino nkuru ubundi turebe naho ibiri kuvugwa. Ni inkuru kuvuga yuko uwiyitaga Yesu yakatiwe gufungwa imyaka 12. Akaba ari umugabo navuga witwa Sergei Trump wahoze ari umupolisi mu Burusiya, yakatiwe gufungwa imyaka 12 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo guhohotera abayoboke b'idini rye yise idini ry'isezerano rya nyuma. Rero uyu akaba ari umugabo witwa Trump wiyitaga Vissarion cyangwa se Mesiya, yashinze iryo dini mu 1991 avuga ko ari Yesu wagarutse, aho yategekaga abayoboke be kutarya inyama, kutanywa ibisindisha no kudakoresha amafaranga. Umugabo rero bikaba bivugwa yuko yakatiwe imyaka 12 hamwe n'ibyaha birimo ihohoterwa, ndetse akaba ari umugabo ngo waje wita ngo umucunguzi cyangwa se Mesiya nka Yesu, nkuko benshi cyane babizi yuko ngo Mesiya ari Yesu n'ubundi. Rero kwihuse cyane ko turi kwino nkuru iri kuvugwa ku musore w'imyaka 26 mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Remera, yimanitse mu mugozi arapfa, bikekwa ko byatewe no gufuhira umukobwa bakundanaga kuko yari amaze iminsi amwambuye telefone ye, ari we ugenzura abamuhamagara n'abamwandikira. Iyi akaba ari igikorwa nabango kivuga umuntu w'umujene atagakoze pe. Katurebe ku ino nkuru rero tunasoze n'inkuru zacu z'uyu munsi ku ino nkuru ya Genesis Comedian, aho umunyarwenya wo bita Ticha Pamile yasekeje abantu ubwo yaserukaga muri Genesis Comedian. Ameze nk'umukuru w'igihugu cya Uganda. Uwo akaba ari Pamile waje kuba yaseruka muri Genesis Comedian, aho iyi Genesis navuga ngo ni comedy imaze gutera imbere cyangwa se imaze kwigira hejuru cyane, aho navuga yuko isigaye ina hostinga comedian bagiye batandukanye kandi mu bihugu bigiye bitandukanye. Aho rero uno Mugande yaje kuba yaseruka yambaye nka Museveni, afite umurinzi ndetse inyuma kuko ubona ko yambaye nk'umurinzi w'Umugande. So rero nizo update dufite for right now, izindi update niza akagaruka gitwabanye muri izi update z'uyu munsi nisikaye mwenyewe. Izindi update ni mukanya, reka tube turabitoga gatoya ubundi turagaruka n'andi makuru yacu hano kuri Sky TV Show. Wowe utarakora subscribe ndakwibutsa cyangwa se ndagushishikariza ko wakora subscribe kugira ngo ugikomeza kuba mbere mu kubona amakuru Sky TV Show igenda ibakorera.